Ni igicumbi news online tv ndetse uranadukurikirana kuri wayishatu akadomo igicumbi news akadomo cawo akadomo rawa. Aka kanya rero tukuzana inkuru y'ibintu byabereye muri gereza ya Muhanga. N'akamaramaza, abagororwa barwanye ingumi, imigeri, inkokora, buri kimwe. My friend, ubu ngubu amakuru arimo kuva muri gereza ya Muhanga n'amarira gusa. Bamwe amenyo yavuyemo, abantu tuboko magufwa bavunaguye. Byose ngiye kubikubwira. Wowe gumana natwe ku Gicumbi News Online TV, kura subscribe, like, comment, hasi tuganire, hanyuma sura ikinyamakuru cyacu cyandika amakuru abagezweho akanya ku kandi ariyo website ya mwishakiro rya website. Wandika website wandikemo wa eshatu ushyiraho akadomo igicumbi news akadomo cawo akadomo rawa. Ibintu bikomeze kugendemera neza cyane. Je nitwa Bizimana Desire. Hagati aho ntagutindiye, reka nkubwire ibintu byabereye muri gereza ya Muhanga. Muri gereza ya Muhanga, cyangwa se abenshi nk'uko babyita igororero, kubera amavugurura yabayeho mu igororero rya Muhanga, hari amakuru avuga ko abarimo kuhagororerwa barwanye, bamwe muri bo bakaba barwariye i Kabgayi mu bitaro, babaye indembe. Abahaye amakuru ikinyamakuru Umuseke dukesha ino nkuru, bavuga ko uru rugomo ruvugwa kuri bamwe mu bagororwa rwaturutse ku biyobyabwenge byiganjemo urumogi ndetse n'itabi biva hanze bigacururizwa imbere mu igororero. Aya makuru avuga ko urwo rumogi n'itabi bihabwa bamwe mu bakozi b'igororero bakabihereza bagapita, ndetse ari nabo banakorana umunsi ku munsi n'abakoresha urwo rumogi ndetse n'itabi. Abatanze amakuru basobanura ko urwo rugomo rujya kuba byatewe n'uko abayobozi bahara mu igororero rya Muhanga bakoze iperereza bakamenya ayo manyanga akorwa, bagatangira gukurikirana abagororwa bakoresha bagenzi babo babashinzwe. Hanyuma rero ngo baje gukoresha abo bagenzi babo babashinzwe, babambura urwo rumogi n'itabi, abandi banga kubitanga badaho amafaranga, kubera ko bavugaga yuko n'ubundi aba bantu baje kugira ngo babakurikirane basubize ibyo biyobyabwenge ari bo babituma, kandi bakabaha n'amafaranga yo kubibatuma. Baravuga bati twebwe turabasubiza ibiyobyabwenge gute kandi ari mwebwe mu biduha, ahubwo ni muduha inote zacu tuba twabahaye, nimwe mujya kurangura tukanarengerezaho nayo murya, none natwe tubahe umuzigo wanyu mushaka. Niba ari uko nk'uko ibyo bimeze, rubura gica rero. Umwe mu bantu batanze amakuru uri imbere hariya muri gereza avuga ko abagororwa barwanye rubura gica kuko bamwe bakuwe amenyo, bakaba kuri ubu ngubu barwariye mu bitaro bya Kabgayi. Bakavuga ko ibi byatumye rero imiryango yarije gusura ababo kuri wa gatandatu bagororerwa hariya babujije kubasura kuva mu gitondo kugeza ku saa sita, ubwo komiseri mukuru niwe ubwe wiziye w'amagororero hano mu Rwanda, niwe wiziye ari i Muhanga, yafashe imodoka yiwe nziza ya Vewita aravuga ati reka njye kureba ibirimo kubera hariya. Rero arasuzuma abona ko ikibazo kimeze, arangije adohorera abantu bamwe mu bari bahasigaye kugira ngo basure bene wabo, abandi bakaba bari bamaze gutaha badasuye ababyeyi bavandimwe n'abagabo babo, kuko bumvaga ibintu birimo kubera indani, bakavuga batanga nta kintu turaza kuba dukora kubera ko natwe ahari n'imirwano ishobora kuba yatugeraho. Amakuru y'ikinyamakuru Umuseke gifite avuga ko hari bamwe mu baturage baza gusura abagororwa bakabazanira ibiryo, ariko bagapfunyikamo urumogi n'itabi mu nkweto zo mu bwoko bwa kamambiri no mu bikoresho by'isuku bigenda bikoreshwa hariya cyane cyane ku bana mu mapampa. Pampa barayizingura bagacomekamo amatabi n'urumogi bakabizana bifunze, ariko urumva ni uruhererekane ruba hagati. Urumva abo bantu barabizana baje kubigemuriramo, hanyuma bakagera aho basakira. Hari abagororwa basanzwe basaka bakabica ku ruhande kubera yuko batanze amafaranga, hanyuma hari abo bacunga gereza nabo baba bahari nabo bakabibererekera, bikarinda byinjiramo imbere nta muntu n'umwe ubifashe. Ahandi rero ibi bintu bica ikinyamakuru Igicumbi News cyamenye, nuko natwe twamenye mu masoko yuko hari abantu basohoka bakajya hanze bagiye mu mirimo itandukanye, cyane cyane ino mirimo ifasha mu bikorwa bigiye bitandukanye, gukora
ku bwubatsi, ndetse hari abajyana abandi kwa muganga. Aba rero ngo nabo baragira gutya bakagaruka babifite ari abagororwa, barangiza hari ababa babicuruza baba basohotse muri ubwo buryo, hari ababigura bakabiranguzamo imbere, hari n'abo babituma bo bakabaha komisiyo mu gihe umuzigo wabo wabagezeho. Abo rero nabo baba bafite abandi bantu bakorana hanze babibashasangisha ahantu bari. Urumva rero ko bitoroshye mu by'ukuri. Hanyuma abandi babyinjiza rero mu biryo n'ibyo bintu by'amakambiri, hari ababishyira mu biryo umunsi ku munsi, kubera ko burya muri gereza cyane cyane hano mu Rwanda ntabwo abantu bemerewe gusura ngo babazanire ibiryo. Barya ibiryo byateguwe imbere mu magereza. Bamwe banavuga ko byakagombye kuba bihinduka, abantu bakarya ibigori kuva ku itariki ya mbere kugeza ku ya nyuma nta kubahindurira. Rero ntabwo byemeye yuko ubundi ubusanzwe ibiryo byinjira mu magereza, ariko ku mpamvu z'uburwayi bwa bamwe mu bantu bafunzwe, amategeko bagenderaho hariya mu magereza avuga yuko ushobora kuba wagemurirwa ibiryo bisanzwe mu gihe muganga yemeje yuko ibiryo byo mu imbere utabibasha kubera uburwayi uba ufite, cyane cyane ko nta n'intungamubiri nyinshi biba birimo. Icyo gihe rero birumvikana usaba uburenganzira. Abo bantu rero bahora bagemura umunsi ku munsi nibo bafata nanone ibiyobyabwenge, bamwe muri bo bakabishyira muri ibyo biryo bikinjira. Ibintu rero byateye intugunda hariya muri gereza ya Muhanga. Nubwo barwanye, ariko ni ibintu bisanzwe binaba no mu yandi magereza atandukanye hirya no hino mu gihugu. Ubwo rero mu by'ukuri kugeza ubu ngubu urwego rw'igororero mu gihugu, ubundi byabaye igororero nuko tukivuga gereza, ariko buzagera aho tubimenyere. Urwego rw'igororero mu gihugu rero ntabwo ruratanga amakuru ku byabaye. Nk'ikinyamakuru Umuseke nacyo cyakurikiranye no nkuru kivuga yuko bahamagaye umuvugizi wa RCS ntiyitaba, bamwohereza ubutumwa bugufi kugira ngo asubize, avuga ko agiye kubikurikirana agatanga amakuru. Yongeye guhamagarwa tayare mu by'ukuri ntibakongera kwitaba. Ikinyamakuru Umuseke kivuga ko cyamenye mu by'ukuri ko komiseri mukuru w'amagereza mu Rwanda RCS hari ubutumwa yatanze. Mu butumwa yabahaye abafungiye hariya mu igororero rya Muhanga, yihanangirije abasura bavugwaho iyo myitwarire mibi ndetse n'abakozi ba RCS bakora ayo manyanga. Arababwira ati ibyo bintu mukora ntabwo ari byiza. Abatanze amakuru ngo bafite amatsiko yo kumenya ibyemezo ubuyobozi bwa RCS buzafatira abantu bakozi, kuko bivugwa ko aribo ba nyirabayazana, abagiye gukora umukwabo mu kugira ngo bafate abakwirakwiza ibiyobyabwenge mw'imbere nibo ba promoteri babizana. Ari nayo mpamvu ababicuruza bigaragambije, hakaba imirwano ikomeye. Rero muri no minsi hari ibibazo bikomeye cyane mu bijyanye n'imicungire y'amagereza hano mu Rwanda. Birumvikana imibereho, ibyo bakoreramo imbere. Ngira ngo twumvishe ibibazo muri hariya muri Muhanga mu igororero ryaho, ariko hari n'irindi gororero twagiye twumvamo ibibazo muri no minsi rya hariya mu karere ka Rusizi. Bivuga ko rero abantu babishinzwe bagomba guhaguruka bagareba ibirimo kuba hariya mu magereza atandukanye mu gihugu, mu rwego rwo kugira ngo akomeze kugira umutekano. Hanyuma rero abantu bafunzwe, urumva cyane cyane nk'abantu bafunzwe, abantu benshi baba bafungiwe gucuruza urumogi ndetse no kurunywa. Ibaze noneho bakagera imbere muri gereza bagakomeza bakanabikoresha, abo noneho bazafungirwa he? Nicyo kintu kiba kirimo kwibazwa. Ese ko ahubwo abantu ibyo bahaniwe bageramo imbere bakabikora professional noneho batuje, bizagenda gute? Ibyo byose rero ni ibibazo bikomeza kugenda bigaragara hariya mu igororero rya Muhanga. Ariko ntabwo ariho honyine, nuko ariho biba byateje kambaya. Ibibazo nk'ibi ngibi biri mu magororo yose y'igihugu, bisaba ubundi bukangurambaga buhanitse bwo ku rwego rwo hejuru. Kandi ikibazo gikomeye kirimo ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu bafunze ngacuruza ibiyobyabwenge, kuko wese ko bamufunze bimugeraho gute? Ahubwo kuba byanamugeraho ewana yaba ari mu komanda wa danje. Ahubwo abo bantu, abo bacungagereza babyinjiza, nicyo kibazo. Ni naho ubuyobozi bugomba kurebera cyane, kurenza ukwihanangiriza umuntu uri imbere. Umuntu uri imbere ari imbere, nukumena inzira zo kuba byamugeraho bizakunda, cyane cyane ko banivugira ko bari mu kindi gihugu.
ariko numworohereza bizamugera hano akorera amafaranga anica abandi mu by'ukuri abaha ibiyobyabwenge kandi baba baramukuye muri sosiyete kugira ngo atangize abantu, ahubwo akomereze hariya yangiza ubuzima bw'abantu no banafunzwe batabasha no kubona ibintu by'ibanze bya buri munsi birimo n'amafunguro ahagije. Kunywa biriya biyobyabwenge nta mafunguro ufite ahagije, nta bindi bigiye bitandukanye birushaho kukwangiza no kukwica. Nguko uko bimeze rero muri rusange. Ubwo ino nkuru turakomeza kugenda tumenya ibyayo, hanyuma wowe guma hano ku Gicumbi News Online TV ndetse no kuri wa Gicumbi News /rawa dukomeze kugenda tubana. Yeritwa Bizimana Desire, reka nkomeze kugenda mbifuriza kugira ibihe byiza, ari nako mukomeza kugumana natwe 5 kuri 5.